itangazo ni iry'umujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali watangaje ko izo nzu muri kubona kuri kamera zanyu za Kidasamura TV Rwanda ko zubatswe mu buryo butemewe n'amategeko. Izi nzu rero bakaba basaba ba nyirazo kuzisenya bataraza kuzisenyera, ariko umujyi wa Kigali urimo urashinza abayobozi bibanze kurya ruswa kubera ko izi nzu ntago zaba zigeze ahangaha abayobozi batazi ko izi nzu ziri kubakwa. Reka duhere kuri mudugudu, tugere kuri mutwarasibo, tugere kuri mutekano, tugere kuri gitifu w'akagari. Nago izi nzu zaba zigeze ahangaha batabizi, barakekwaho rero kurya ruswa ko izi nzu zubatswe mu buryo butemewe n'amategeko bakazireberera gusa. Niba bivuze ngo rero ni abafatanyacyaha nabo. Niyo mpamvu umujyi wa Kigali wavuze yuko izo nyubako muri kureba kuri kamera zanyu zigomba gusenwa. Murabona ko ni inyubako nini cyane, ni inyubako ngari, urabona ko ni inyubako ishobora kuba igeretse kuri 5, ariko nawe wakwibaza ni gute umuntu yava kuri level ya mbere akagenda agera kuri level ya 5 nta buyobozi burabimenye cyangwa nta muyobozi n'umwe urabimenye. Niyo mpamvu rero umujyi wa Kigali ushinze abayobozi bibanze kurya ruswa, batangiye kubakurikirana kugira ngo bamenye uburyo ki izi nzu zubatswe mu buryo butemewe n'amategeko. Kuko umujyi wa Kigali ufite icyogajuru satellite wifashisha ugenzura ikirere cyangwa imiturirwa mu mujyi wa Kigali. Rero bageze hano mwa kano gace basanga izi nzu nta byangombwa zifitiye, ziri kubakwa mu buryo butemewe n'amategeko. Izi nzu rero nk'uko mubibona bazihagaritse, ubu ngubu zizongera gusubukurwa ari uko babonye ibyangombwa byuzuye cyangwa ari uko zasenwe bakagenda bakaka icyangombwa kugira ngo bongere batangire bushyashya, bongere bazubake. Bivuze ngo rero munyarwandakazi wakurikiranye ino video ukaba ufite inzu mu mujyi wa Kigali, nyaboneka ubaka inzu ukurikije igishushanyo mbonera, kandi ikindi nanone ibintu bigiye kuba kwa bano bibabere isomo. Izi nyubako zimeze gutya muri kureba kuri kamera zanyu za Kidasamura TV Rwanda, izi nyubako zigiye gusenwa, bagiye kuzisenya. Ni mu gihe ibyemezo by'inama y'abaminisitiri bateranye biga kwa kino kibazo cy'inzu zubakwa mu mujyi wa Kigali mu buryo butemewe n'amategeko. Noneho ubuyobozi bukabihishira, bikagaragara izi nzu zuzuye. Vuga yuko aba bayobozi nibo bafite ikosa, ntago ba nyire inzu aribo bafite ikosa. Kuko nimba uretse umuntu akubaka inzu nk'ingi yashoyeho nka miliyari 70 cyangwa miliyari 50 ukamubwira ngo ayisenye, nagahinda gakomeye cyane. Ibyemezo by'inama y'abaminisitiri rero bavuga yuko cyangwa batangaje yuko izi nzu nk'izi ngizi zigeze nk'ahangaha zatwama miliyoni angana gutya, izi nzu zikwiye kuguma zihagaze ahubwo bakazishakira ibyangombwa kugira ngo zikomeze zubakwe, kubera ko nibazisenya umuntu washoye amamiliyari ye azaba ahombye. Kandi ikindi ntago ari we ufite ikosa, we ufite ikosa ni wundi wamuretse akayubaka akayigeza hano. Bivuze ngo rero umujyi wa Kigali wese uvuga ngo ba nyiri zino nzu nibashakishe ibyangombwa vuba na bwangu kugira ngo izi nzu bataza kuzisenya. Iyi ncamake y'amakuru ni bwo bwa mbere ugize ko numuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru ngiye mugiye kwana. Nitwa Kidasamura, urw'inkoro tubakora rugakongoma. Tugiye kurebera hamwe ibintu bitatu. Ese abayobozi bakekwa kurya ruswa ni abahe? Ni mudugudu, ni mutekano, ni mutwarasibo, ese ninde, ni sedo, ni bande bari gushinzwa kurya ruswa, ese ni gitifu? Aba bose ni kukubwira hano, bose barashinzwa kurya ruswa kubera ko izi nzu zose zijya kubakwa zikagera ahangaha bose babizi. Bivuze ngo rero abantu bari gukurikiranwaho n'inzego kugira ngo bamenye neza nimba bafite uruhare kwa zino nzu zubatswe zikaba zaratwaye amamiliyoni angana gutya, noneho izi nzu bakazireka bakazubaka nta cyangombwa cyo kubaka bafite. Gusa icyangombwa bafite ni kimwe, icyo kuvugurura. Kandi tukareba yuko zino nyubako ntago ari izavuguruwe, ahubwo izi nyubako zatangiwe muri fondasiyo cyangwa zatangiriye muri fondasiyo, ziruzuye zigeze hejuru nkaha. Bivuze ngo rero izi nyubako zahereye hasi paka zigeze hejuru. Ntago wavuga ngo iyi ni fondasiyo, ntago wavuga ngo baravuguruye ngo barimo baragira izi nzu zatangiriwe hasi. Rero namwe mubyumvireho kandi bibabera isomo. Ubwo zino nzu zigiye gusenwa, nawe bayisenya cyangwa yangi bakayisenya, shaka icyangombwa hakiri kare kugira ngo utangire kubaka inzu mu mujyi wa Kigali. Mu mujyi wa Kigali dukoresha igishushanyo mbonera. Genda urebe ku gishushanyo mbonera, urebe umuturirwa wemewe kujya mu kibanza cyawe, ubundi wubake inzu ukurikije igishushanyo mbonera, urebe ko inzu zawe zitazagira umutekano. Rwose banyarwandakazi ndabasabye nimuzishore mu mazi muyita ikiziba. Impamvu umujyi wa Kigali wateranye nuko zino nzu zihagaze miliyari zisaga zigera mu majana. Niyo mpamvu renzu yawe rero itanahagaze na miliyoni 30, ntago inzu yawe bajya ngo kuyifatira icyemezo. Kwa nini bahita bayisenya?
nuko zino nzu ubona ko zatwama miliyoni menshi cyane, zikaba nanone zizinjiza ibintu byinshi cyane, zikaba zizakorerwamo ibintu byinshi cyane nk'uko byagaragajwe na kampani iri kubaka izi nzu ifatanyije na ba rwiyemezamirimo. Bivuze ngo rero izi nzu zirahenze cyane, ntabwo zahita zisenwa, ahubwo byafatiwe icyemezo cyangwa bifatira n'umwanzuro, bashakisha uburyo ba nyir'izi nzu bafata bagashaka ibyangombwa kugira ngo zidasenwa. Rero nawe ubaka nk'uko bikwiye ku gishushanyo mbonera, ntuzake icyangombwa cyo kuvugurura ngo uhite wiyubakira etaje nk'uko bano babikoze, waka icyangombwa cyo kubaka tuwarete uzamuremo kadesitara, aho uzaba uri kwishuka cyane, inzu yawe n'ubundi bazayisenya. Ntuzaririre ubusa rero hano rero mu kirere cyacu dufite icyogajuru satelite gikontorora kikareba imiturirwa iri kubakwa mu mujyi wa Kigali. Ese izi nzu zemerewe zujuje ibisabwa? Ese iyi nzu yemerewe kubakwa hano? Bivuze ngo rero iki cyogajuru satelite turagifite. Banyarwanda banyarwandakazi, reka amakuru yacu tuyakomereze mu mujyi wa Kigali, ubwo amasiganwa y'amagare ahuza isi yose azabera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Tayari ubu ngubu ndi kukubwira ngo Champions iratangira mu kanya saa 2. Amagare muraza kuba muyabona kuri 5 kuri kagenzi kanyu saa 2 za mu gitondo. Amagare arabahagurutse, ariko njyewe ndaza kuba magiye mu masaha ya saa 3, ndaza kubashyiraho live nka saa 4 saa 5, muraza kubona live. Ndabandi kumwe na Nita Pendo na Rusine Kidasamura. Nita Pendo na Rusine twebwe no turaba twihagarariye nk'abanyamakuru, turimo turakamera, turimo turashyiraho live. Ndaza no kubereka cya Rusine ndetse na cya Nita Pendo. Ubu tayari mu kanya bava mu kiganiro cya mu gitondo barahita baza. Ese mwari muzi ko nanjye nabaye umutumirwa kuri Kiss FM? Mugiye ku ishami rya Kiss FM cyangwa ku nkoranyambaga za Kiss FM, murabona Kidasamura TV Rwanda. Murakoze cyane, Imana ibarinde. Ndabashimira ku bwitange bwanyu mukora, urukundo mutugaragariza buriya na agaciro kuri twebwe, ndetse wakoze subscribe uruha agaciro. Ibyo tugizeho niwe tubikesha, nibyo twenda kugeraho niwe tubikesha. Ikindi mbasabye, umuntu wese utarakora subscribe nakore subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Kidasamura ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Aka gacana bora akagabura abantu benshi nuko mutabizi, kariraho abantu benshi. Ngo dufite abambasaderi batandukanye, kanwa ambasaderi abaherengeje 300. Bivuze ngo aka gacano kacu tugashyigikire, nakanje namwe turagateraniye. Nago nabwo ngo nakanje gusa, koko ibintu bicaho hano bingira akamaro, namwe bikabagira akamaro. Murakoze cyane, Imana ibarinde.